reka nongere ngusuhure. Imana izayo umugisha urugo rwabo, izaba blessing kandi bazabyare uhungu na kobwa, nyine azasubize ingobyi umugongo umukobwa wacu cyangwa se umunyarwandakazi wacu dukunda, misi wacu dukunda cyane. Iyindi nkuru itangaje cyane iri guturaniga cyane hano mu Rwanda ni inkuru y'uwitwa Kagarara cyangwa se uriya musore witwa Uwizeyimana Enoke. Wigeze wabona akavideo atwaye imodoka, abantu benshi bari kwibaza bati ni gute Uwizeyimana Enoke cyangwa se Kagarara Ashton Small yabasha gutwara imodoka tuzi neza yuko afite nyine wenda ibibazo by'ingingo cyangwa se nyine ari mugufi cyane. Hari uburyo ubundi mu Rwanda cyangwa se ndetse no hanze yarwo bukunze gukoreshwa aho umuntu nyine ashobora gufata feri cyangwa se kongera umuvuduko ariko akoresheje amaboko. Ukuntu bikorwa nta kundi, hari ukundi nyine bahindura systeme y'imodoka nyine kuri pedali cyangwa se kuri accelerateur, bakaba bakongera nyine wenda ubusa nabyita gutera, ubundi bakunze kubyita mechanical brake cyangwa se mechanical accelerateur. Sinzi niba wenda kano kantu wakumva neza, niba utarize mekanike ntabwo wahita ubyumva, ariko buriya buryo nyine uburyo bwongerwa ku kinyabiziga kugira ngo umuntu abashe gufata umuriro, kongera umuriro ndetse kandi gukandagira kuri feri ariko akoresheje amaboko cyangwa se akoresheje intoki. Rero ku modoka ziri automatique bita byoroha cyane kubera yuko imodoka ya automatique ntabwo igira clutch cyangwa se nyine clutch system, buriya buryo bwo kugira ngo wenda uhindure vitesse ubanze gukandagira kuri ambrillage. Ubundi rwose imodoka za automatique na ambrillage zigira. Rero niba nawe warabonye karaka video ukibaza uti se ni gute Kagarara yabasha gutwara imodoka, wasanga ku kinyabiziga kiwe barahinduye uburyo nyine wakongera umuriro cyangwa se uburyo wafatamwo feri, ugasanga bikoreshwa amaboko cyangwa se bikoreshwa intoki. Rero nyamuneka ndamye nashidikanya iyo nkuru rwose nayo iri mu nkuru ziritunde cyane hano mu Rwanda cyangwa se ndetse no hanze yarwo. Iyindi nkuru itangaje cyane kandi iri trend ni inkuru ivuga yuko rwose umunyarwandakazi umukobwa twa DJ Pink yamaze kuba yasezera content yo kurya cyangwa se gira mwese murabizi neza uko DJ Pink abenshi mwamenye mu
guheka abasitari bo mu Rwanda ndetse kandi rwose n'abasitari bo hanze. Si ibyo gusa kandi DJ Pick yazamukiye kuri content yo kurya. Abantu benshi niho mwamumenye, abantu benshi nyine nibyo byatumye mumumenya. Ro uyu munyarwandakazi yatangaje yuko rwose iriya content yabaye ayihagaritse cyangwa se mutazongera kumubona mu mavideo ndetse n'amashusho ariho nyine wenda afungura cyangwa se afata ku myaka. Reka twotere none tunyarukire kwa Muyango cyangwa se turebere hamwe iyindi nkuru iri tundi cyane hano mu Rwanda. Mu minsi ishize Muyango yagize gutya afata agafoto gato cyane ari kugaragaza imodoka cyangwa se imizigo iparikwa mu gipangu kiwe. Yagaragaje imodoka ebyiri z'ibikoko zatangaje abantu cyane, abanaciro gukomeza kwibaza bati se aba bakobwa rwose amafaranga baba bariho bayakura hehe. Ariko ngiye nitegereje kurane rwanjye uriya munyarwandakazi rwose arakora pe. Niba wenda ujye ukunda kureba video ziwe, niba nyine ujye ukunda nyine kureba ibikorwa byiwe, Muyango ari mu munyarwandakazi bakora ndetse kandi bazi gushakisha amafaranga kandi cyane. Ro Muyango nyine yagaragaje yuko ari umwe nyine mu bafimeri cyangwa se mu banyarwandakazi bashobora gukora kandi nyine bagatera imbere. Afite imodoka ebyiri zitangaje kandi nyine nkuko nabikubwiye ni imodoka nziza ndetse kandi zihenze. Mu minsi yashize nababwiye yuko nyine yaguze imodoka ya miliyoni hagati ya miliyoni 45 na miliyoni 60 na amafaranga atari make cyangwa se na amafaranga nyine atabonwa na buri wese. Iyindi nkuru iri tune cyane hano mu Rwanda ni inkuru y'uwitwa Butera Knowless. Butera Knowless nyamuneka rwose ari kwizihiza nyine imyaka, ari kwizihiza babyita gusubira mu masezerano hare, ari gusubira mu masezerano y'imyaka 10 yose amaze abana n'umufasha we cyangwa se abana n'uwitwa Ishimwe Kirima umugabo wiwe cyangwa se urubavu rwiwe. Iyi nayo ni inkuru iri gutuninga cyane hano mu Rwanda ndetse kandi rwose no hanze yarwo. Iyindi nkuru iri mu Rwanda cyangwa se iri kuvugwa cyane, iri kugaruka umunsi ku munsi, ni inkuru rwose yo kugira ibiki, yo kurwanya inzoga z'inkorano cyangwa se inzoga nyine zitemewe, zino nzoga zangiza ubuzima bw'abantu. Intero iragira iti rwose nyamuneka bara kugira ingufu cyangwa se kugira imbaraga ntabwo bisaba nguvu, kugira nyine gutinyuka abantu, kuba watinyuka wenda gukora ikintu runaka ntabwo bisaba ibisindisha. Ro nyamuneka nkwibutsa neza yuko inzoga nta kintu zimara mu buzima cyangwa se nta kintu zizagufasha mu buzima. Nyuma yo kuva kwa Muyango kano n'utunyarukire ku musore witwa Urizagura Flore cyangwa se umusore witwa Yamano. Uyu musore akanya tuvugana akaba rwose yarafunguwe, ari muri societe cyangwa se yamaze kuba yagera hanze. Ibi ni ibintu byashimishije abantu benshi, ibi ni ibintu byagaragaje yuko rwose Imana ari Imana kandi igikora nyine Imana iracyariho. Buriya hari igihe nyine hari igihe umuntu agera muri situation abantu benshi tukamutaka nyine tugatakaza ikizere cyangwa se tukumva yuko ejo bitakunda, tukumva yuko rwose ejo bitazongera gushoboka. Ariko uyu munsi Yamano ubu tuvugana ari hanze, ariho arakora ibikorwa rwose nk'ibyo yaragabwe akora, arisanzura rwose. Ni ibintu byo kwishimirwa cyangwa se ni ibintu byiza cyane. Iyindi nkuru iri tundi cyane hano mu Rwanda, umunyarwandakazi witwa Renda Priya rwose arihanangiriza akongera kuburira cyane abantu bita abacontent creator cyangwa se abantu bita abablogger. Aragira ati ndabinginze mwuka byaramwe mbasabye imbabazi, sinshaka umuntu tuzashwana kubera ko ari gukinira kuri famille yanjye, sinifuza umuntu tuzongera kugirana ikibazo kubera ko nyine yibasiye cyangwa se yavuze ku muryango wanjye. Kandi umunyarwandakazi yagize ati rwose wifuza inkuru, wifuza amakuru ku buzima bwanjye, wifuza amakuru ku rugo rwanjye, rwose biremewe kumamagara cyangwa se kuba wanyandikira tukaganira nkakubwira inkuru uko imeze. Izo rozari inkuru zose ziri tundi cyane hano mu Rwanda ndetse kandi rwose izo nkuru ziri kuvugwa, ziri kugaruka cyane n'abantu benshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwibutse neza yuko Zobare niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda ufite indirimbo nziza ndetse kandi indirimbo ziryoheye amatwi. Yitwa Zobare, ni umunyarwandakazi mwiza cyane kandi nyine wishimirwa, ukunzwe n'abatari bake. Nyarukira kuri YouTube channel yiwe urebe indirimbo ziwe, rwose biraba ari ibintu byiza cyane. Ariko especially niba ufite umukunzi cyangwa se ukaba uri mu rukundo, Zobare yakubera umuti wo kugira ngo nyine umukunzi wawe akwimva ndetse kandi agukunde kandi cyane. Noze kugenda udakanze like niba ino video wayikunze. Imana ikurinde. Hasta la vista, ciao ciao.